twigeze kujyana ni Muhanga ari Muhanga ni ari mu Ruhango baduha icyumba kimwe ngo turarane nose murarana ku gitanda baduha icyumba kimwe yaransuriye ndi mukanja kurara muri sa umusuzi mubi namve si umuntu yaboze mu nda byagenze none se Fisi we ubu ngubu ushobora guhazwa n'amasahana ngahe masahana bo ni jewe nshonje nariye nko kuva mu gitondo kugeza nimugoroba narya nk'iparato n'igice y'umuceri iparato n'igice ititse no hejuru Nyabiheke narahabaye warahabaye yego ati mbaze ati rero wahabaye ute Nyabiheke nahabaye nshaka kujya muri Amerika wahabaye ushaka kujya kujya muri Amerika birangira bite ngenda nigira impunzi wigira impunzi yego ariko nahabaga nk'uyu munsi nkatangiye Kigali nkongera nkagaruka nago nakunda kuhaba nyine cyane nakodeshaga inzu hanze ariko mbarirwa he mu nkambi wabaga yes tubahaye ikaze kuri Olivier MTV uyu munsi twageze i Kigali turi kumwe n'umusitari nemera cyane uwo bita Yakamwana ndetse na Fisi wagwana maniga Fisi nyamunini bimeze bite yaka uzi ibiro afite ku by'ibyanyi incuro esheshatu afite ibiro 200 nose ubwo afite 42 ufite ibiro 42 wafite 200 ye ubwo nkubye kangahe hafi incuro zigera mu 8 impamvu ni imwe Yakamwana akunda icyo kwinywera ntago akunda icyo kurya nawe ugakunda icyo kurya nanjye nkakunda icyo kurya ibaze ko nanyweye byeri ngewe mwa byeri imwe ugahita insindisha ugahita usinda iyo nyweye byeri imwe iransindisha reka icyakunyereka wasinze ukuntu byaba bimeze ntago rero wambona nasinze kubera iki ntago uko ntibyari byambaho kuvuga ngo Fisi uramutse ugize ibyago akagusurira ushobora guhita urwara igicuri twigeze kujyana ni Muhanga ari Muhanga ni ari mu Ruhango baduha icyumba kimwe ngo turarane nose murarana ku gitanda baduha icyumba kimwe yaransuriye ndi mukanja kurara muri sa umusuzi mubi namve si umuntu yaboze mu nda byagenze none se Fisi we ubu ngubu ushobora guhazwa n'amasahana ngahe masahana bo ni jewe nshonje nariye nko kuva mu gitondo kugeza nimugoroba narya nk'iparato n'igice y'umuceri iparato n'igice ititse no hejuru no kurya rero rya buriya ni n'utunyama ariko hariho n'utunyama mwe kujya mureba abantu babyibushye ngo mugire ngo ntago barya aba bantu babyibuha bari umunsi umwe yeza kujya ahantu bafunguye nyine mwezi Ramazani yarangiye none baranyarurira agaparato ka mbere kabiri urahirika avuga ati ariko se hari abantu mwaba muri kumwe hanze muri gusangira noneho twasohoka tukababura none ndavuga ati ntaba ari ubwenge nyine none se twakuzaniye iparato ya mbere umuceri n'inyama urabimara tukuzaniye iparato ya kabiri nayo urayimaze tukuzaniye n'iya gatatu aba bagabo ngenda basi buriya hari abantu nzi hano nzi neza umuntu bita Fisi nyamunini kubitaho umuntu bita Nyamabondo kubitaho umuntu bita Ndimbati kubitaho umuntu bita Gasuku barya nk'abicariye umwobo ninde uhagarariye abandi ninde uhagarariye abandi umuntu uhagarariye abandi n'indera umuntu uhagarariye abandi ni Nyamabondo bose ko babashara ariko Gasuku nawe ararya buriya Gasuku nawe arapolisi ariko Gasuku ntago yajya ha Nyamabondo reka nukuri Nyamabondo niyo wa mbere mu kurya bura Nyamabondo arusha Gasuku nase natetse ibiro 2 by'ubugari iwanje neka n'ibiro 2 by'inyama turabirya tubimara turi babiri muri babiri kandi ngewe nariye gake pa raporo ya Nyamabondo noneho Nyamabondo akurusha kurya kuki ahubwo se biravugwa ko nawe afite abo yemera ariko abo bagabo ko ari bane ngewe nibo nzi mu mujyi wa Kigali Fisi Nyamabondo Ndimbati Gasuku cyabagabo bararya pe bararya nose ubu hari ikibazo ngiye nibajije nk'ubu ngubu urarana na Yaka mwaraye ku gitanda iki cy'imbaho twaraye ku gitanda cy'imbaho ariko cyari igitanda kinini kinini ariko n'ubundi nkajya mubyika
ukamubyiga Yeah. ubu se nticyacitse ntabwo cyacitse ariko ebana yaransuriye mpita nimuka rwose wimutse kubera ko yagusuriye niba ari ibigori yari yariye byokeje nanjye ndabyemera navuga ati cyakoza ndaguhamije ukoze aka nahise numvaga ariko nyine ako wumvaga nk'ubangamiye ahubwo yari yabuze uburyo yanyimura kugira ngo aryame yisanzuye aravuga mfite kiri bugushobore yankubise umusuzi uri kunuka munwa oya namukubise imisuzi 3 y'injyana kandi yayindi umwe uvamo hajya mu ndi umwe uvamo hajya mu wundi hari amoko 3 y'imisuzi ngaho tubwiramo kabiri ubundi we na Kanyombya we na n'umurutu nuka kurusha indi imisuzi yose hari imisuzi hari umusuzi unuka bagunuka mwayene akaba n'umusuzi utanuka akaba noneho n'umusuzi uba wagira ngo ni nk'ibintu byaboze basuta induba bataburuye induba urahazi ubwo ndahazi ubwo wowe usura uwuhe oya njyewe ubundi njye ntabwo nkunda gusura imisuzi nuka babare ahubwo udatuma amaguru babarire n'unyogeze icyo gihe namusuriye umusuzi nuka sibyo ariko impamvu nari nariye nyiri urwo rugo twari twagiyemo njye na Yaka yatugaburiye noneho kandi ikindi Yaka arimo arambangamira numva nyine kuko hari ahantu bari bashashe muri saro ari hanini na Yaka yagomba kuharyama Yaka waza kundyama iruhande kandi agatanda numvaga kabaye gato abo batumuhungu reka musure ni musure ari buhita munganya kandi koko niko byagenze nahise ngenda kabisa none Kanyombya twigeze kujyana nawe niba ari hehera sinzi hano twari twajyanye ahantu niba ari muri za Muhanga niba ari yehe none twari abantu 12 mu modoka Kanyombya aradusurira turavuga se mu modoka Kanyombya ni wowe usuze ngo muceceke nangwa mbongeze uwundi ariko Kanyombya turaceceka turihanga asora kaka niyo ngo kaka ni nyine kata kangana nawe nyine kangana nawe ikisubizo ngo urumva Kanyombya akaza ngo Kanyombya nawe aranutse urya n'umuntu mwicaranye atakumva noneho kagiye kunuka mama Yaka namuzara mama ikiganiro cy'imisuzi tukibe mujye numva nangiye no kunukirwa none se njye mfite ikibazo nk'ubu ngubu habaye uramutse urwaye bigasaba ko haza ambulance ubu wajya mu modoka ya ambulance ambulance ubundi nigeze kurwara corona warwaye corona kandi narwaye corona najyanwe mu kato ka leta kandi banjyanye muri ambulance wayigiyemo ariko wayigiye muri wenyine nayigiyemo ariko ndayanga bya danje urayanga bya danje singe wabonye nyine nyisohokamo uheruka kurwara iki urwameruka kurwara someruka kurwara ikira akaguru kano kaguru k'iburyo anako akibumoso ntago karwaye akiburyo niko karwaye meruka kurwara ndwara akaguru k'iburyo noneho ndwara akaguru narababaraga nkarira umuriro ukaba mwinshi ubushyuhe kuribwa haza umuntu uvuye icyangugu araza aransengera ndakira noneho urasenga Ijewe ngenda senga pe kandi ngewe yambwiye Imana ngo Mana mfashe unkorera iki kirira cy'inkorera usengera muri wenda Imana ntirama inzu ngo ime n'imodoka uko imodoka niyo nifuza imbere y'ibindi bintu wifuza imodoka ariko ibintu byose nifuje bindi bisanzwe Imana irabinkorera use wo wagenda muri voiture ivatiri byaterwa n'izo arizo hari ivatiri njyamo kubera ubunini akikanga guhaguruka bikanga bura hari imodoka udashobora kwinjiramo ubu hari imodoka ntakicara imbere kwa shoferi kuko shoferi bya bintu bagenda bagira gutya ngo byose ababyicayeho byose bagiye gushyiramo vitense yayishyiramo ahageze kandi igitaye cyahageze ubu ngubu se nta urabona ukuntu nyine ungana njye nakumenye kera hashize nk'imyaka 3-4 yego buriya nta muntu urakubwira ngo wenda ashobora kukuvura ugakira nta muntu urambwira nta muntu urakurangira wenda ahantu bakuvura ngo ukire
ngo nyine kubera ubunini se no kuvuga ngo abarimo abasikama baba bari hari kwa Makuza babeshya ngo baravura ngo bagabanya umubyibuho nyamara iyo miti ngiye simba nyizeye rero ikintu ntizeye kubera ko nkunda ubuzima bwanjye urumva mfite ibiro hafi 180 180 yego uyu nguru bwavuze ngo ni desa ko ntibiruzura aba 20 none ibiro 180 ntago giye umuntu yajya kumereza ibintu by'imiti byakozwe n'abana b'abantu bya fake nyine nanizeye kugira ngo nzabinywe reka bango nta diabete ndwaye nta mutima nta mpyiko nta kibazo na kimwe n'ubunini busanzwe nonge kunywa bya biti ahubwo bijya byangaruka nonge narwara kandi ntarwaye ndi muzima kubera iki ubu uba wumva washaka umugore namushaka wamushaka ubu nta mwana namushaka ariko kuri kondisiyo byasaba ko abara akagore gatoya kananutse gafite ibiro bikeya 30 cyangwa 40 ubundi guhera kuri 3 kuri 30-35 uko na 40 burya bari munini noneho akaba atarakoze gahunda kwaje kwa ndani kwa chini cyane kubera ko abantu bangana natwe gahunda ibaragiye nyine usigana na kantu karesha gute rero yigiye kugashyira ahantu hagize nyine hari urwobo rurerure rese urumva nko kufata agatoki kagashyira mu kivu rese urumva ko ikivu ntago cyagomba ko hari ikintu cyakigiyemo ubwo nyine yari ikivu ukozamo gusa yari ikivu ukozamo agatoki kivu si kibyumva ariko buriya kiriya kivu amanukiyemo nk'inzu yabyumva kuri gahunda nabwo nuko nguko ubwo byasaba kuba nabona nk'akana wenda kabikoze rimwe ari nk'agasugi kakabikora rimwe ugashyiramo akantu kangana gutya aho ngaho ntacyo byapfa gukunda nose uri imanzi ntago ndi imanzi nge nta nubwo nifuza kuba imanzi n'umuntu wese w'imanzi ni idage uheruka kubikora ryari natangiye giye gusambana mfite imyaka 8 ubwo wari ufite nk'ibiro bingaho ugereranyije oya nari mutoya ndi gatoya nanutse nyine urumva nimba nari mfite ibiro byinshi byani nka 15 cyangwa 20 wari ukinanutse nari nanutse natangiye kubyara mfite imyaka 17 gutyo 17 17 urumva nyine wari umaze kwegera hejuru wize amashuri angahe rero wize amashuri 6 yisumbuye yego twese uko ari twize n'abanzovu yisumbuye ntago narangije ayisumbuye nge nayabanza da nize abanza no niga mu wa mbere je nago nakundaga ishuri kuva nyiri umwana barambwira ngo nje kwiga kuko nakunze kuba kwa nyogokuru wanje nagera ruguru y'urugo ari nk'igihe imvura yabaga yagwe cyane iyo yabaga itagwe habaga hari ivumbi ahita nicara mu ivumbi cyangwa nkicara mu byondo ubundi nkavuza induru nkabwira nyogokuru ngo ndaguye ubwo sibe nkigiye ku ishuri nyine nangaga ishuri bya dande no nyiga i Kigali bwo urumva nakundaga mama wanjye n'umuntu ntashaka kumuva iruhande iyo najyaga mu ishuri agatima kabaga kari kuri mama rero bituma nanga ishuri nyine nanga ishuri mu buzima bwanjye rero nize mu wa gatandatu ubanza nkurikizaho mu wa mbere mu wa kabiri ngeze mu wa gatatu nibwo nahise mvuga ati hoya uhita ubireka ari njya gukora icya leta wari ugiye gukora icya leta ngeze mu wa gatatu none se nk'iwumvishe nk'umuntu muri kuganira ugahita wumva arakubwiye ngo excuse me uba wumva ashatse nko kukubwira iki ihangane excuse me ihangane nayo iyo umuntu akubwiye ngo you have good trouser you have good trouser nicyo ntazi ariko you have good nyine ibintu ni byiza you have good driver nibyo ntazi trouser ntago urumva ntabyiza you have good trouser ariko you have good ni nkuko nakubwira ati you have good
umeze neza cyane. Umeze neza cyane. Ndumva uzi n'icyongereza wo. Hogoza TV ni YouTube channel yawe? Hogoza TV ni YouTube channel ya mabuja wanjye ntabwo ari ya mabuja wawe. Yego, yanjye yitwa Fils Nyamunini TV. Ariko nkunda kubwira abantu ngo bakore subscribe kuri Hogoza TV kugira ngo mabuja nyine aba muri Amerika komeza nkandire ku giceri. Agukandi. Okay, none se bavuze ngo mukanda ngo subscribe ngo kandi nakazogera. Kari akazogera gasobanuye iki? Akazogera ni notification. Akazogera ni notification. Uvuga ngo akazogera kaba gasobanuye notification yuko umuntu wese wakanze ka kazogera azajya abona notification nyine YouTube ukimara gushyiraho video YouTube igahitimo notification yuko nyine wowe usohoye ikiganiro noneho akareba cya kiganiro. Uvuga ngo yutakanze kuri kari akazogera na subscribe umuhaye n'ubundi ni nkaho n'ubundi wari kubyihorera. Yego. Akurumva yaka Fils azi icyongereza? Oya, Fils ni ukuvuga ngo n'ibintu bya YouTube abimazemo igihe. Abantu babidutanzemo. Urumva ko ibyo bintu bya notification reka abimazemo. Nuko bangambaniye bakanyoherezaho umuntu ufite amafaranga menshi bikarangira mvanyeho YouTube channel yanjye. Ariko ubundi yararebwaga cyane. Ubimazemo nk'imyaka ingahe? Yewe bino bintu byose by'amafilimi ni bya YouTube bimazemo imyaka 20. 25. YouTube ikaba imaze imyaka 21. Ubwo winjiye muri YouTube ryari ubwo? Nyine natangiranye nayo. Watangiranye nayo? YouTube yatangiye 2005. Natangiranye na YouTube. Watangiranye nayo? Kuko urumva nge nari inzanga. Wari inzanga. Nazi ibintu bijyanye na YouTube. Yego. Nkorera undi muntu yitwa Peace Me Frap, abantu benshi baramuzi. Yakoranye na ba Knowless, yabaye mu bodyguard mu bawunzi wa ba Knowless, ba Kabaka uriya wapfuye Jay Polly n'abandi. Yego. Rero uwo muniga niwe nakoraga muri filimi ye. Ariko mu kubukora muri filimi ye nazi wagwana. Ubwo umukameramani w'inshuti yanjye abaranyegereye wakoraga uwo muniga. Amubwira ati nyamara Fils, arambwira ati nyamara Fils ufunguye YouTube wabona umusaruro kurusha nura muniga uri kubakoresha. Uva muniga we yarambwiraga ngo ibya YouTube ngo ni ibyango ni ibintu ngo by'ubugoryi biraho adashaka ko ngira gute bijyamo kumenya ibyari. Noneho mbagize gute muri iyi si hari abantu b'abana beza. Nimba uzi kuri umwana mwiza n'ukuri ujya wigurira fanta cyane, uko n'Imana izaguha umugisha, izaguha n'ijuru, izaguha n'iherezo ryiza, kuko ibyo nibyo bintu bitatu Imana yagagombye guha umuntu. Noneho nahise ngira gute, nahise mfungura YouTube. YouTube yanjye mpita nyita Mayeri Series. Mayeri Series. Niko YouTube channel yanjye yitwaga. Mfiteho na filimi itambuka yitwaga Mayeri Series. Yagiye irimo Banyinambogo, bande nabanye nyine abantu bose twakinanye. Yego. Ye narabazanaga tugakinana. None iyo filimi karebwa cyane. Iyo filimi yaba niyo channel. Rero umugabo ntashatse kuvuga izina ariko yakoraga ku Nyarwanda. Aba yabimenye ko mfite channel irenze. Ahita yohereza umuntu. Angenda runono nyene yambaza n'iki kugira ngo yumve nimba nagira gute ntahita ngurisha channel yanjye. Wa muntu ndamwihorera nanga kugira ikintu mutangariza. Noneho wa undi nyine ubwita ariyizi. Aza wambwira amafaranga. Mbwira amafaranga. Uyumvishije nawe buragiye. Iba bwa mbere nkubita 300 byinshi gihe urumva byari byinshi ndabyanga. Ambwira 400 ndabyanga. Ambwira 500. Nabisha 500 ndavuga ati igice cya miliyoni. Ubwo uburayitanze. Umva nyine naye nabyanga nako ntagize. Nuko nyine byabaye by'abantu bakomeza baza basuka amafaranga. Akomeza mbwira none ngenda mbigishaho umuntu inama, umuntu arambwira ati hoya mwihorera. Ndamuhakanira. Araza ambwira sisa, ambwira 700 mitanyafata. Wese ufata 700. 700 yo muri ya myaka se ko yari menshi. Yari menshi 700 mitanyigurisha, mitanyenda ngurishamo imashini, mitanguramo imashini ya indi banning. Ndayizana ngeze mu rugo
nani mafaranga nyana yokoresha mu bindi bintu byanjye ariko byunguka ngiye bura kuva kera nyiri umwana nari mfite mind wari ufite mind noneho na mafaranga nsigaranye naguzemo imashini nyine n'ibindi bintu nyine kubyo ku ruhande nashatse kuvuga ari ibindi bibora nyine nororaga ibyo by'amatungo ubwo papa amubwiye ngo ngeze mu rugo nahemukiwe n'umuntu nabwiye ngo naza ndebere mashini none niba mama noza za boro zimwe zituma abantu babaninga baretirura ikimashini nyine kirimo utuntu twa feke barampereza ngeze mu rugo nsanga nari nyene icyuma kigura 100 ngiye papa ngo na amafaranga kandi papa wanjye nyine ni umuntu ufite inote nyinshi cyane papa wanjye afite amafaranga menshi urumva mubwiye ngo mama amafaranga arabyanga reka nkubwize ukuri guhera uwo munsi kugeza na n'ubu papa wanjye ibyo bintu turacyabishwanira reka uba winjiye imihanda rero baninjiye imihanda gutyo none ikintu nahise nkora nahise mfungura indi cano reka mu byumweru 3 iyo cano yari maze kugira 5,000 yego ariko kugira abakunzi benshi burangiye narabibonye kugira abantu benshi bagukunda cyane pe nayigurishije nayifite 17,000 ariko se kukunda kugurisha amacana system y'abatipe ariko yaka urabona Fils akunda amafaranga system y'abatipe akora cyane kimara kuba monetize akayirya make niko bameze banajama nose urumva bara ntago ngo nakongera kubikora abajama benshi ntacyo baba bararuhiye pe nta kintu n'iki na kimwe uba wararuhiye naje gurisha pe nagurisha barazirya muri 6 turi batari zirindwi ariko ubu sinakongera kugurisha cyane aha so rero reka tugane ku musozo anyway ndashaka ubanze umbarize yaka yego urumva urabona yakavuze ko umunenga y'ibintu bibiri impamvu atabyibuha ubona ngana gutya niyo mpamvu nuko atarya yaka size yanjye ma oya yaka ntagurya kandi hari mu minsi yashize uzi ikintu nzi kuri yaka umwana mwiza byadanje yaka izina ry'Imana ariko yaka nanjye ikintu kimwe muziho ntabwo ajya afunga umutwe ngo akanira abantu oya iyo umwatse service waje neza ntabwo ashobora kugusubiza inyuma arayiguha njyewe nicyo cyako mbaze Nyabiheke urahazi Nyabenga Nyabiheke Nyabiheke ndahazi Nyabiheke nize murumuna wa mushiki wanjye Nyabiheke nyine Nyabiheke se si Gisenyi oya Nyabiheke ni mu nkambi yigo ndahazi Nyabiheke narahabaye warahabaye yego ati mbaze ati rero wahabaye ute Nyabiheke nahabaye nshaka kujya muri Amerika wahabaye ushaka kujya muri Amerika birangira bite ngenda nigira impunzi wigira impunzi yego ariko nahabaga nyine nahabaga nk'uyu munsi nkatangiye Kigali nkongera nkagaruka nago nakunda kuhaba nyine cyane nakodeshaga inzu hanze ariko mbarirwa he mu nkambi wabaga muri quartier ya Kangahe nari mfite umunyumba 10 nyumba 10 kibazo bino bintu kubivuga ntago bari byiza oya ntaribi ari bisanzwe sarabeshya mwana wabaye mu nkambi avuze ko wabaye mu nkambi ya Nyabiheke nahabaye igihe kinini nge nakodeshaga inzu hafi y'inkambi ahitwaga gute si Nyabiheke ni hano nuza reba buretse nze ibyumba Nyabiheke si ibyumba ntabwo ari iyo nkambi urumva we yayitiranyije iyo nkambi bayitagiye nkambi ni ya Gihembe nkambi y'ibyumba yabyumba niyo ntago nahabaye rero aho ngaho Nyabiheke rero niho iwacu niho duturuka twebwe rero ndashaka umbarize yaka niki yabuze kugira byibuze abashe kuba nawe yakwago ikintu yabuze tukimenye hano tumenye n'uburyo tugisha atubwire ngo ikibura ni iki ngewe icyo ngicyo icyambere yaka ni mutoya nyine afite igara ritoya bango nanjye mfite barumuna banje n'abashiki banje bose nta n'umurengeje ibiro 50 kandi njye mfite ibiro 180 papa wanjye afite ibiro 100 papa wanjye afite ibiro 115 akagira metero 195
urumva arabura 5 ngo yuzuye metero 2. Mama wanjye akagira ibiro 40. Ibiro 40? Yego. Urukumva? Mama wanjye n'ibyayaka mama wawe turabinga. Rero urumva buri muntu wese agira urugararwa. Ese mama wanjye baza kubyara icyana kingana gutya. Ufite ibiro 40. Yewe nubwo narya imifuka ya zakawunga nubwo narya imice nazangana na fisi ko. Ariko urabona nawe yitaye imisi ngaho wabyibu. Nubwo narya ibiryo bingana gute nagana na fisi nangana na nyamabono. Bane nshobora kubyibuha bikagaragara ko mbyibushye. Wenda nkiyongeraho gatoya ko nagera kuri level yaba ngaba ngo mbyimbe ntago wabyimba. Yakabuno bamushyize ahantu hamwe. Bakamugaburira ibiryo byiza birimo inyama, imboga, amata, akaryama neza, akaruhuka, ntagenda amajoro, ntanywe inzoga, ntajye mu ndaya wenda akajya kubita umupfuri rimwe na rimwe. Ndaguha n'urugero. Yakayagenda akabyibuha. Ndaguha urugero. Urabona hari ukuntu twavuga mu nkambi tugiye muri bino bya bino by'imico byo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona twamara icyumweru Croix Rouge. Urya ukarira ku gihe ukaruhukira ku gihe umeze nk'umunyeshuri ugakarabira ku gihe. Ibana navagariya icyumweru kimwe navaga narabaye inzobe umva umesa neza ndi kuyaga ibintu bimeze trebye. Nasubira mu nkambi iminsi 3 nkaba nahindanye kubera kanyanga. Urumva wowe ikikwica rero ni ikihe? Nukuba nyine ugenda ayo majoro n'ubuzima nyine. Oya buriya uzanarebe nubwo bagufunga bakagufunga ahantu nk'ukwezi kumwe bakwitaho urira ku gihe uryamira ku gihe uruhuka bihagije ugakarabira ku gihe ndakubwiye ukwezi kumwe ngewe yakwita unyoberwa rwose. Ariko bitewe n'uko hano twirirwa mu mihanda twirirwa duhiga uvuga ati ngenda bahute rese ejo nshobora kuburara ugasanga nyine niyo mpamvu utamera neza. Uzareba umuntu wagiye muri Amerika urukumva fisi hari umuntu twabanaga mu nkambi iba nigere nanutse kubera kanyanga ariko iyo avuye muri Amerika usanga yarahindutse yarabyibushye ameze neza bararyo. Urumva yicunza nabo nkitumbukangana nanjye. Urumva fisi yifuzaga kujya muri Amerika nuko byanze. Hari ikintu rero ikiba kuri yaka ngewe nanga mu buzima bwanjye ni ibintu bibiri inzoga n'indaya. Ngo ngewe inzoga ndazimya ariko sinco nabanyweye amacupa menshi. Wenda ngewe inzoga hari igihe nzinywa pe ariko ngewe ntabwo nshobora kwapurika umupuri iminsi 3. Niyo nama mfite miliyari mister ntabwo narenze inzoga 3. Edi nimbibaho inzoga 3 ntabwo nazirenza kandi ikindi sinarara ijoro. Yewe reka wosinzi. Ewa reka rero tugane ku musozo. Reka tugushimire fisi ku mwanya waduhaye. Imana igumugisha ikindi kandi Imana umugisha namwe ikindi kandi uzadusure Nyabihe. Kandi abizi ko mukurikiranwa n'aba diaspora. Imero yanjye ni 0788 99 11 79. Hari aba diaspora barambuze mu nshirami. Imero yanjye ni iyo ngiyo. Amazina yibaruye ni Mudahigwe Emmanuel. N'akanyenyeri nako kabagakeneye. Yego. Hanyuma bakore subscribe kuri Hogoza TV, bakore subscribe no kuri Olivier Empire. Ni Olivier MTV. Ewa na kabisa. Asante sana. Murakoze.